Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe wowe wakoze subscribe hano kuri Dr. Berwa TV. Ndagushimiye kandi nkomeza kuguha ikaze mu kiganiro cyacu. Mbere yuko dutangira reka tubanze twiragize Imana tuti Imana y'u Rwanda udukingire ikibi utuguturira abanzi. Jye Dr. Berwa. Uyu munsi ngiye kubabwira amazina y'inka n'ubusobanuro bwayo. Dore urutonde rugera mu nka 10 nabahitiyemo uyu munsi. Amazina y'inka n'icyo asobanura. Ndabanza nkubwira amazina y'inka nyuma twongeye tubacemo tubabwira ibisobanuro byayo. Mbibutsa ko iyi ari one day episode ya kabiri. Izina rya mbere ni Nyamibwa, irya kabiri Imparage, irya gatatu ni Impinga Nzima, inka ya kane yitwa Gasaro, gatanu Icyugazi, gatandatu Rugira, karindwi Urugwiro, umunani Ntwari, icyenda Mutoni, inka ya nyuma yitwa Inyange muzo twabateguriye uyu munsi. Turatangira turanzika twihuta duhera ku Nyamibwa. Inyamibwa ni izina ritangwa ku nka nziza cyane ikundwa n'umuntu yitunze kandi iteye neza. Iryo zina rishushanya ubwiza n'agaciro k'inka. Izina rya kabiri Imparage. Iri zina ritangwa ku nka ifite ingufu nyinshi, ikomeye kandi ikuze. Akenshi iri zina rigamije kwerekana imbaraga cyangwa ubukana bw'iyo nka. Gatatu Impinga Nzima. Iri zina risobanura ndiho kandi ndakomeye. Ritangwa ku nka ikuze kandi ikomeye, yagaragaje kwihangana mu bihe bitoroshye. Kane Agasaro. Iri zina rishushanya ubwiza budasanzwe bw'inka, nk'uko ijambo agasaro risobanuye ikintu cy'agaciro kimeze nk'akabuye k'agaciro n'ubundi. Icyugazi. Iri zina rihabwa inka y'umuherwe ifite ubwiza bwihariye kandi ikundwa cyane. Icyugazi risobanuye ikintu cyiza cyangwa gihambaye. Rugira. Iri zina rifite inkomoko mu mazina y'Imana. Ritangwa ku nka nk'isengesho cyangwa ishimwe, rigamije ko Imana ibarinda cyangwa rigaragaza kubaho kw'iyo nka. Urugwiro ni karindwi. Izina ritangwa ku nka itanga ibyishimo cyangwa yishimirwa cyane n'abayifite. Umunani ni Ntwari. Iri zina ritangwa ku nka ifite ibimenyetso by'ubutwari cyangwa imbaraga. Ifite ingufu zituma itamenya gucika intege. Icyenda Mutoni. Iri zina ritangwa ku nka ikundwa cyane, iryoheye ijisho kandi ifite agaciro gakomeye ku bayitunze. Inka ya nyuma ni inka ya 10 yitwa Inyange muzo twabateguriye uyu munsi. Iri zina ritangwa ku nka y'umweru cyangwa ifite ubwiza burabagirana, nk'uko ijambo Inyange rikoreshwa mu kumvikanisha ikintu kigaragara neza cyangwa cyera. Ngaya amazina 10 n'ubusobanuro bwayo y'inka twabahitiyemo uyu munsi. Iyi ni one day. Niba utarakora subscribe ndagusaba ngo ube wayikoze. Ikintu wamenya mu ncamake, aya mazina y'inka, aya mazina yerekana umubano wihariye w'Abanyarwanda bafitanye n'inka zabo, aho izina ritangwa hagaragaza agaciro, ubwiza cyangwa ibindi byiza bijyanye n'iyo nka mu muryango cyangwa mu miryango migari y'Abanyarwanda. Nari rwimikwa mu ngabo amacuma acanye ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi ubarutse Inyamibwa avuza ubuhino n'izicacana, bose abana bato bagiye unyano bitegura kwita iyo Nyamibwa izina. Nitwa Dr. Berwa. Ndagushimiye, duhure muri episode ya gatatu.